Twongeye mbahe ikaze rero mwe mukurikiye ibiganiro ku Muringa TV, ibiganiro bitandukanye bigenda bigufasha by'umwihariko mwikarishya buranga no gusa neza. Iki ni ikintu tugiye kwitaho kugira ngo muri uyu mwaka tuve dusa neza kandi tugaragara neza. By'umwihariko ab'igitsina gore baranyumva cyane bwikarishya buranga. Uyu munsi rero nje kubabwira ikintu gikomeye cyane cy'ingenzi abantu bakunze kutitaho ariko gishobora kugira ingaruka. Hari inzara na gace k'umubiri gahora gakura. Hari n'ukuntu ushobora kugira nk'impanuka wenda nk'ikintu kigamera nk'igikata ahantu ku mpera cyangwa ku isonga y'ino ryawe cyangwa urwara none urwara rwawe rukamera nk'uruvamo. Uzabona ko umubiri utegura uburyo uko ugenda uzamuka ukira uzana urundi rwara. Urwara rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, ariko nanone kenshi uruciye nabi cyangwa se bikaba byazaho ingaruka. Usanga umuntu afite inzara zisa nk'izihengamye cyangwa nk'izihingagiritse, nyine nk'izihengamiritse ukuntu, sinzi ukuntu nabivuga, ariko ntabwo aba ari bigaragara neza. Abakobwa rero usanga bo hari n'uburyo bazikosora bakazinagura, ugasanga hari izindi nzara bashyira hejuru. Buretse ko icyo kintu nacyo nakubwira ko atari ikintu cyiza. Kenshi iyo ufashe ziriya nzara ziba ziyometse ku zindi zikamara igihe runaka zifutse ziriya, nawe urabyumva. Fata ikintu runaka nurangiza wenda tufate nk'ubwatsi, sinzi niba byarigeze bibaho, ukajya nk'ahantu mu busitani ugafata nk'igipine cyangwa urundi runtu ukarwomeka, nyine ukaruterera nk'ahantu. Wazajya nko kurukuraho wararushyize nko mu bwatsi runaka, nko ku irembo cyangwa se ahandi hantu hari utwatsi runaka, wagikuraho ugasanga ubwatsi bw'aho hantu cyari cyaraguye busa nk'aho butagenze neza, nyine busa nk'aho bwangiritse cyangwa se busa nk'ukuntu bufite ikindi cyatsi kidasanzwe. Hari n'igihe usanga bwabaye umuhondo bwatangiye kwangirika. Buriya rero nibyo nakubwiraga no ku bijyanye n'inzara. Niba ufite inzara nziza ushobora kuzitaho, nakubwira ko aricyo kintu cyiza kurusha komeka inzara ndetse no kuba wagenda ushyiraho izindi. Kandi nanone niba ushobora kuba womeka inzara, si byiza ko zimaraho igihe kirekire, ugasanga nyine umuntu ashobora kuzimarana igihe kirekire, kuko burya byangiza inzara zawe z'umwimerere. Kandi burya uko byagenda kose hari ibintu uri gukora nk'umukobwa uri inkumi, cyangwa se by'umwihariko bikundumva ari abakobwa babikora. Sindabona umugabo wabikoze, uretse ibi byateye wenda nabonye hari abagabo bigize abakobwa, ariko ubundi aba ari iby'abakobwa cyangwa se abantu b'igitsina gore usanga bazometse bagashyiraho izindi nzara, wenda n'uburyo bwo kugira ngo wenda ngo zibe ndende zise neza cyangwa se aziha ibara ashaka. Nakubwiraga ako kantu nakugomba kukirinda. Rimwe na rimwe wanazishyiraho ukazikuraho vuba, kuko burya iyo zisa nk'uzibitse cyangwa se nk'uzipfutse igihe kirekire byangiza za nzara zawe z'umwimerere. Ushobora kuzasanga zarangiritse cyane kandi uzazikenera buri gihe. Ntabwo uzakomeza kujya utezaho inzara ngo ujye imyaka 40, 50, 60, 70, 80. Hari igihe uzagera ukumva ushaka no kuruhuka ukazikuraho. Biriya byose burya rero ni udukarishya buranga two mu myaka y'ubuto cyangwa se wenda no mu myaka isa nkaho yo kwigitaho cyane, ariko kukura rero ntago wazakura ufite za nzara zangiritse cyane, uba umeze nk'uri kuzica, kandi burya ni bibi cyane. Icyo nashaka kuvuga rero, reka mbabwire uburyo runaka bwo guca inzara ndetse no kuzitaho. Ubundi inzara ni ingenzi cyane ko burya ugomba kuzitaho, kandi nazo ukazigenera igihe cyo kuzica. Hari abantu bapfa guca inzara wenda ngo nuko abonye zisa nk'izazamutse. Burya ngo bishobotse, abahanga bavuga ko ngo inzara zagakwiye kuba zicibwa. Umuganga witwa Dermakota, uyu nguyu ngo akaba ashinzwe ibintu by'inzara cyangwa se ibintu by'udukarishya buranga muri kaminuza ya Andrews, avuga yuko ngo buriya ari ingenzi cyane kwita ku nzara. Ngo burya ntabwo twari tuzi yuko inzara zifite ubusobanuro bushobora no kutwereka ibindi bintu byihishe ku buzima bwacu, cyangwa se byihishe kuko turi kubaho. Uzumva hari nk'ukuntu umuntu wenda ngo arwaye indwara runaka avuga ngo inzara zahirutse gutya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ko inzara rero ari ikintu gikomeye cyane kandi cyo kwitabwaho. Zifite ubusobanuro kandi ziba zatanze n'uko zigomba kwitabwaho, kuko zo zirazamuka, none ni wowe ushobora kuba wazitaho. Naho umugabo nako umugore ngo ufite inzara nini ku isi ndende cyane yaraziteretse zagenda zisubiramo. Buriya rero ikintu cya mbere avuga, ntabwo ari byiza gutereka inzara by'umwihariko zikaba ndende. Dore kimwe mu bintu wenda bishobora kuba atari byiza gutereka inzara. Icya mbere, inzara ngo zishobora kubika umwanda. Niba utari umuntu wenda ubona uburyo runaka n'ubundi ngo uzitaho, inzara zishobora kubika umwanda, kuko urabibona nyine zihita rwa rurazamuka rukajya hejuru, noneho umwanda ukaba ushobora kujyamo aho ngaho niba utashobora kubyita. Ikindi, zishobora kwangiza imirimo runaka ukumva nyine nturi buyikore. Sinzi niba waragerageje nko kwiga gitari, gucuranga gitari. Iyo ufite inzara biragorana cyane, ntabwo wakwiga gucuranga gitari
ufite inzara birasaba icyo gihe nyine utwarura ducuka tunogonora, ugasanga ibintu byagoye cyane. Njye byambayeho nigaga gitari mu myaka yashize, ariko bikagora cyane kubera ko nari nk'ufite urwara rumwe rw'ahantu rwasaga nk'aho ari rurerure, binsaba ko nduca, numva ndababaye, ariko byaramfashije nyine nkomeza isomo ryanjye kandi ndishyira ku rwego numvaga nshobora kuba nabikora. Rero na piano ariko burya nubwo wenda yo itagorana, ariko nawe ufite inzara ndende nawo byagorana. Si ibyo gusa nari mvuze rero ku byerekeye n'imirimo, hari n'indi mirimo ishobora kugorwa nuko ufite inzara. Hari n'igihe ushobora kubona utari buhate yenda nk'ibindi bintu, nimba uri umuntu ushobora kuba wakwihatira nk'ibirayi ari wowe uri bubyitegurire, cyangwa se wenda uri nk'umusore wibana, cyangwa se wenda nimba uri umugabo ushaka gukora surprise umugore wawe ukamufasha uwo munsi, cyangwa ushaka kugira undi muntu uwo ari we wese ufasha, ukabona biri bugorane kubera ko ufite inzara. Inzara rimwe na rimwe rishobora kugorana. Hari n'abantu bavuga ngo ngiye ngo nshobora kubona umuntu afite inzara ngahita amenya ko ari umunebwe. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iyo ufite inzara hari ibintu runaka biba bikugoye. Uzibuke niyo ugiye gufura wenda nko kumesa nk'imyenda, ufite inzara biragorana cyane, kuko akenshi uba utekereza ko uri buzangize kandi zimaze igihe kinini uzitaho. Sinabyo gusa, kuko iyo utangiye kugufura cyangwa se kumesa, ushobora guhita ubona inzara zise zicikiramo, cyangwa se ukaba ushobora kubikora nabi, none urwara rukamera hari ukuntu byita ngo urwara rumeze nk'urukurumye cyangwa rukinjiramo mu mubiri, kubera ko wenda urimo urafura, wenda rukamera nk'aho umwenda umera nk'urwinjiza. Hari n'abantu baba bafite imibiri yoroshye by'umwihariko n'inzara, rero bikaba byagorana cyane kuba uzifite. Ikindi kintu cya kabiri buriya ku nzara ni uko nanone uko utereka inzara runaka bishobora gutera ibibazo bijyanye n'uko wenda ushobora gusanga rimwe na rimwe wabangamira abandi bantu muri kumwe, ukamunosha utabishaka. Ushobora no gutereka inzara, tuvuge nk'urugero inzara zo ku maguru, wenda uryamana n'undi muntu, ndavuga murarana mu buriri, none wenda wamera wenda nk'uzamura cyangwa nk'umanura amaguru, ukaba umeze nk'aho uzimujombye, bikamubangamira cyane, cyangwa se bikaba byamukoraho nyine akumva nyine ntabwo ari sawa. Nabyo rero ni ibintu ugomba kwitaho cyane. Reka twe twikomereze. Rero inzara zifite uburyo zicibwa. Ikintu cya mbere, niba ugiye guca inzara cyangwa se runaka, hari n'uburyo wenda abantu banogura ibintu by'inzara, ugasanga umuntu nyine byaragiye birakuba, nyine birakomera cyane. Niba ukora akazi gasaba ko wenda inzara utazitaho, nk'abantu bakora akazi k'ubuhinzi ndetse n'ibindi, birangirika. N'ukuntu hari inkweto abantu bambara nk'abashumba bakunze kwambara ibikweto by'ibuto cyangwa se bote, hari ukuntu inzara zihita zinduka nk'umukara cyangwa zigatukura ukuntu, kubera ko abana azihoza aho hantu. Si byiza rero burya inzara kuzitaho, nabyo ni ingenzi cyane, kandi ukaziha ubuhumekero. Si ngombwa guhora wambaye inkweto zifunze. Uzasanga nk'abantu b'abagabo bamwe na bamwe bambara inkweto zifunze bihoraho, bashobora kuba bafite inzara zitari sawa kubera ko arazangiza. Ariko niba ugeze nko mu rugo, kuramo inkweto, wambara udusandari, udusiripa cyangwa se utundi dukweto two mu buryo bworoshye dusohora amaguru, amano, noneho amano anaruhuke, n'inzara ziruhuke, zikomeze kugira rya bara ryazo. Twagiye rero, ikintu cya mbere, iyo uri guca inzara, gerageza guca inzara uziringanije. Hari ukuntu ushobora guca inzara uzisongoye cyangwa uzindi forme. Niba utari umuhanga muri byo cyangwa uri kubona bishobora kuzabangama, si byiza. Gerageza guca inzara uriringanije, kandi uhere ku mpera ya hahandi uruzane. Abantu bakora iby'inzara ndetse n'abaca inzara bo, iyo akenshi agiye guca inzara ari kugira ngo ayongera ziganagure zisubire ku murongo, abazicisha hari ukuntu ahera handi hasi ku ruhande, ugasanga nawe yawakorogoshoye amera nk'uzikuraho. Nanone ikindi, irinde gucisha inzara ibyuma bitizewe. Inzara ushobora kuzicisha nk'agakupongre, akanerikitasi kupongre, cyangwa se nanone ugakoresha nk'urwembe ndetse n'akandi kantu gashobora kugufasha, ariko irinde gukoresha. Reka nkubwire akantu rero, hari ababyeyi bakunze gucira abana babo bakiri batoya inzara bakoresheje umunwa, amenyo yabo. Biriya bintu birashoboka ko ari sawa, ariko ngo si byiza cyane, kuko rimwe na rimwe hari ukuntu bazica bigoye, ugasanga nyine bameze nk'ababasesereza. Umwana ashobora gutangira gutuma urwara rwinjira mu mubiri. Hari ikindi tuntu cyitwa ngo insambabakecuru cyangwa inyabakecuru, dushobora guhita tuza rero bitewe n'uko urwara ruciye nabi. Hari n'abantu bagira utwara tugufiya cyane tunungutuye turi mu mubiri, ugasanga nyine turasekeje. Mfite umuvandimwe w'umushuti afite utwara tumeze gutyo, ni umuntu mukuru, ubana ari umuntu mukuru, ariko utwara twe n'ubundi ari tugufi, ukuntu nyine dusa nyine nk'uturi mu mubiri,
cyane. Rero rimwe na rimwe niba ufite izo nzara nazo jya ugerageza uduce neza wegereze ku mubiri nidushaka wenda bigaragare yuko hari bisa nkaho utafite inzara, ariko burya ntabwo ari byiza kuba waca inzara nabi cyangwa ukazigira nkaho ku ruhande ukamera nkaho hasiga, uba ugomba kuzica. Ikindi ni ingenzi cyane ko ugomba guca inzara, by'umwihariko nk'abana ugomba kubaca inzara hakiri kare kugira ngo batabika wa mwanda twose tuvuga uba uri mu nzara none ukaba wabatera ikibazo. Mu gihe rero guca inzara irinde gukoresha ibikoresho bidakwiye. Ikindi kintu cya kabiri, nimba uri guca inzara gerageza uringanize inzara zawe. Niba uri umuhanga ushaka ko wenda uzisongora cyangwa ukaziha ubundi forme, bisaba kuzitaho, ariko icy'ingenzi ni uko wakwiye kuziringaniza. kandi none ikindi kintu gerageza gushyiraho igihe gihoraho cyo guca inzara. Niba uzica rimwe mu cyumweru, mu byumweru 2 3 umwe kwezi, ubimenye ubihe umurongo, biba ari ibintu nyine ushobora gukora bihoraho. Naho ubundi ukomeje kugira gutyo kuvuga ati nizijya zizamuka zajya nzica, si sawa. Ikindi kwirinda ibintu bipfuka inzara, byandi twabivuze nko kwambara inkweto abantu b'abagabo, ibyo si sava. Nanone n'abagore runaka, ikindi burya gerageza ujye ushyiraho inzara ushoboye. Abagore hari ukuntu umuntu azagafata nk'inzara akazishyiraho nyari byara birebire ku maboko, bikatangira gutuma bishobora kumugora, cyangwa se bikaba byatuma ari utuntu twikorera. Ibintu byose uba ugomba kubikora, ni wowe ubyikorererega uko biri kose, ntabwo bigomba kukwangiririza akazi kawe. Ciao rero ni utuntu tw'ingenzi nakubwiraga tw'inama ushobora gukoresha mu gihe uca inzara. Ngo nimugire inzara nziza kandi zifite ubusobanuro. Burya umuntu afite inzara nziza akazikwereka cyangwa ukazibona, ziba zifite ubusobanuro. Inzara ni kimwe, uburyo uca inzara ndetse wenda n'uburyo uzitaho ni kimwe mu bintu bishobora kukugaragaza. Wenda niba ukora imirimo wowe bigoye cyane kwita ku nzara y'ubuhinzi, ubworozi, cyangwa se gukora mu bindi bintu, nabwo nakubwira jya ugerageza ube waziciye zimeze neza, utazarwara insamba abakecuru cyangwa inyabakecuru cyangwa utundi turwara tundi. Ikindi uziteho, ikindi wirinde kuba wenda wagerageza. Hari akantu tuzavuga, hari abantu bavuga ngo inzara ngo kugira ngo zikome indwara zitwika, cyangwa se ugasanga inzara zisiga ibindi bintu. Wenda twabonye ko atari na byiza komeka inzara kuko bizangiza, ariko na biriya bintu byo gusiga ku nzara tuzabibona. Hari ibintu byangiza inzara, abazisigisha barabizi. Wanadusangiza uburyo, hari uburyo wagiye ubikoresha wenda bikakwangiriza inzara, n'uburyo runaka wabivuyemo, wenda n'uburyo runaka uri gukoresha kugira ngo inzara zawe zimere neza. Nzi ko turema umuryango mugari wo kugira ngo tuze kunguka ibyadufasha. Wafashisha abandi nawe igitekerezo cyawe muri comment section. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ciao, umwaka mushya muhire. Ndi Josh.